Sport yarabisetse cyane ndetse isubiza APR ko rwose uyu musore atagurishwa. Ubanza hari ariko abo kumumena batari bazi ko akababaje umugabo kamurenza impinga ndetse ko burya ikinaniye amahera muri uko guterana amagambo bucece Sibo Abdul we ngo yirengagije ko iyi ntambara nawe imureba maze yihamagarira mushiki wacu babyumvaga kimwe ubundi bihakabyizi biratinda. Uyu mukuru wa Niyonzima Haruna ariko mu kwihakabyizi yashidutse abashinzwe umutekano bamuguye hejuru maze bamuta muri yombi, ubwo ashinjwa icyaha cyo kuryamana n'umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ibi byamubereye urujijo nyamara ntiyarazi ikigamijwe. Ku rundi ruhande ikipe ya Kiyovu Sport yo yakiriye amakuru ko umukinnyi wayo yatawe muri yombi maze iterera agati mu ryinyo irinumira iti ubutabera buzakurikizwe. Ku ruhande rwa PRFC bo bari bazi ko operasiyo yose yagenze maze bajya kuzana umukinnyi kuri burigade ayisinyira amasezerano nuko aritahira. Mu by'ukuri icyaha uyu musore yashinjwaga cyari baringa, ahubwo ikipe ya PRFC niyo yari yabipanze byose kugira ngo ibashe kumukura mu maboko ya Kiyovu Sport. Abari bazi ko rero kunyuza umukinnyi muri Gor Mahia yari ibya none, mujye munibuka ko hari abanyujijwe muri gereza. Reka mbe ndetse kuva muri 2001 muri uyu mwaka ubwo APR yari iri muri operasiyo zo gutwara Sibo Abdul mu Kiyovu Rayon Sport nayo ntabwo yari isinziriye. Muri icyo gihe ikipe ya APR FC nibwo yavuganye ndetse yemeranya na Jono Witakenge wari ugarutse mu Rwanda nyuma y'uko yari yarahavuye akinira Rayon Sport. APR yoherereje uyu mugabo ibyangombwa byose birimo n'itike y'indege maze nawe asesekara i Kigali aje gusinyira ikipe y'ingabo z'igihugu. Uyu ariko ngakigera mu mujyi rwagati abareba bamukubise imboni maze niko gucura umugambi wo kumwisubiza. Aba ngo inkuru bayikojeje Maître Zitoni wari umukozi muri Ferwafa maze nawe ati mukozi ibihagije ibisigaye ni mubindekere. Zitoni ngo yafashe liste y'abakinnyi Rayon Sport yari yaratanze muri Ferwafa maze yongeraho uyu musore. APR yatanze liste maze ibwirwa ko mu bakinnyi yatanze harimo n'umukinnyi wa Rayon Sport Jono Witakenge. APR FC yashatse gushora urubanza ariko mu bagombaga kuruca birumvikana ko hari harimo na Maître Zitoni wari uzi neza uko byose bihagaze ndetse anafite aho ahagaze. Iyi nkuru yarangiye Jono Witakenge ari umukinnyi wa Rayon Sport maze APR FC ibikozwe mu mufuka iryo. Reka noneho nze vuba aha muri 2014 ikipe ya Rayon Sport yari maze igihe isubiye Nyanza yari mu bihe byiza nyuma y'uko yari yatwaye shampiyona yo muri 2013 ndetse yari iherutse ikaba yari yabaye ya kabiri itwaye igikombe ku munsi wa nyuma wa shampiyona. Rayon Sport yikojeje muri Mukura bari baturanye maze irambagizayo Mugabo Gabriel wari umwe muri ba myugariro beza muri uwo mwaka w'imikino. Uyu musore yumvikanye na Rayon Sport ndetse yewe imwishyurira icyumba muri hoteli yagombaga kuraramo agasinya umunsi ukurikiraho. Mu gitondo Rayon Sport yagiye kureba umusore kuri hoteli ngo basinyira heba nyamara itungurwa no kumva ko Mugabo Gabriel yarayasinyiye ikipe ya Police FC. Rayon yamenye ko Mbonye Umuvunyi wari umufana wayo ariko akaba umunyamabanga mukuru wa polisi ariwe witwikiriye ijoro maze ajya kuri hoteli uyu musore yari yarayemo aramutwara. Iyi yabaye imwe muri gapapu zakangaranyije umupira w'amaguru mu Rwanda. Rwatubyaye Abdul ni irindi zina ryagarutsweho cyane muri gapapu zaranze amateka y'umupira w'amaguru by'umwihariko mu Rwanda. Uyu musore yazamukiye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya PRFC ndetse aza kuzamurwa mu ikipe nkuru. Nyamara ariko uyu musore ntabwo yarambye muri iyi kipe kuko yaje kuyica inyuma asinyira mu Keba. Muri 2016 nibwo Gacinya Chance Denis wari umuyobozi wa Rayon Sport yatangiye umugambi wo gucurika amateka maze aho kuba APR yatwaraga umukinnyi mwiza wa Rayon Sport iyi kipe ahubwo itangira kuba ariyo itwara beza ba APRFC. Gacinya yahereye kuri Mukunzi Yannick akurikizaho Rwatubyaye Abdul. Uyu musore ariko we ntabwo byamuhiriye kuko igitutu cyamubanye cyinshi maze ahitamo gutoroka amakipe yombi yigira i Burayi. Nyuma yo kuzerera mu bice bitandukanye i Burayi tariki ya 13 Gashyantare Rwatubyaye Abdul yagarutse mu Rwanda maze umunsi ukurikiyeho atangira imyitozo muri Rayon Sport. Nyamara ariko urugendo rwo kuva mu ndege yajemo kugera mu biganza by'abayobozi ba Rayon Sport rwari rugoye kuruta urwo kuva muri Turukiya aho yari avuye kugera i Nyarugenge. Abayobozi ba PRFC bisa naho batari biteguye guhara uyu musore ari nayo mpamvu bamenye neza amasaha agomba gukandagirira i Kigali maze baramugogera. Rayon Sport nayo itari yiryamye yaritaye mu gutwi maze operasiyo iratangira. Burya rero ngo mu byo uzakora byose uzaharanire kugira abantu. Rayon Sport nk'ikipe ya rubanda iba ifite abantu muri buri gice cy'ubuzima. Abango babonye ko uyu musore nanyura mu nzira